bwa mbere wahereye ukina ni nayo ngore Brad zikuna arenze wan hari Mama Nick uramubona wa mukecuru so acteur mwiza cyane hari n'intare y'ingore ugiye kumbwira abo bantu babiri bo guhitishijemo gukina muri movie yabo umuntu wahitamo kujya muri movie ye ni impamvu yego hold up my people, nizere ko meze fresh, nizere ko meze neza. Ni yanzu y'ibitabo ni MC Library nkuko muri kubyumva hano turi kuri King Rwanda TV. Mwibuke ukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye dukomeza tubane mu bintu byinshi cyane kabisa. Rero dukorera muri East Africa, Rwanda, Kigali, mu ntara zose, mu turere twose, mu midugudu, mu mirenge ndetse no mu tugari hose tuba tugomba kuhagera. Nkuko rero muri kwibona kuri kamera nakiriye umustari ni umurejanderi ni umukinnyi wa movie ara directinga ni ibintu byinshi kabisa. Wowe ikintu ngiye kukubwira nuze gukuraho cyambere kanda like usharinge ndetse unakore subscribe kuko uyu muntu nakiriye nanjye byandenze kabisa. Ndatangira mbwira ngo hold up my people imeze bite? Sha nanjye ni neza kabisa. Ndakubona kuri tatuwaje kuri tatuwaje ku kiroso cye ku gasake ka ice ewan Brad urakeye kabisa urasa neza dread ho na kukihakara kwica gasengeri turi muri sama oya ni kanza nagigwa Brad na kimwe imeze fresh ariko ahandi nta mutima mubi ubuzima buri yitarwaye cyane no gushima Allah hari aba bari mu bitaro barwaye ariko twe kwa turi hano n'abatameze uko twe tumeze nabo natwe ntacyo twatanze ku Mana bose no gushima Imana. Brad ndahera kuri directing ndahera kuri gukina ndahera kuki mbere ko tujye kuri ubanza umbwira amazina yawe nyine tumenyane byo byose ushaka kutumvisha introduction intro nayumvise fresh akora kari ubwa mbere we dukoranye bansubiramo gatoya n'ibana amazina ni yandi ni inzu y'ibitabo ni library inzu y'ibitabo kabisa umutwe harimo library nyinshi cyane harimo ibintu by'ibitabo byinshi nawe ariko nizeye kumeza fresh meze neza ntari sasa ubwo tugarutse gato ubwo turahera ku kitohera directing turahera directing nabyinjiyemo maze kwinjira muri sinema nyine babanje kwinjira ntabwo wa directing kibutazi babanje gukina filme yabanje kuba umu acteur ukinaho gakeya no nyine byose ndabivanga filme ndayikina at the same time nkana directing muri igihugu ni ikihe kinjiza tutarajya kure cyane ni directing none twigiye muri directing tureke gukina icyo ushaka cyose ndetse uri tayari okay nari bwo kaduhere kuri acting kuko ko ariyo wahereyeho wari byo wadehereyeho ese wari ufitemo impano wabanje kubyiga ntabwo nigize niga gukina filme nubwo navuga ngo byatangiye ari ibintu bimeze like nkuko aba ari impano y'umuntu ubundi impano nari mfite ni fashion and modeling byo nakoraga niga na high school noneho soje high school nibwo naje kwinjira muri sinema gutyo nyine biraho ari ibintu bisanzwe yego ninjijwemo n'abashuti banjye kinana ndabashoboje kuri kamera barimo baganye bacuma ba CTU n'abandi benshi
nibo nyine nibo twahereye dukina short movies nk'iminota 15 bizamuka icyo gihe dukina ndakeka ni 2019 nibwo twatangiye urumva ari 2020 nibwo ninjiye muri sinema neza ariko filime ya mbere naba narakinnye 2019 ari short movie 2020 sano winjira muri sinema noneho mvuga nti ngiye kubikora nyine nk'ibintu nk'umwuga nka kariyeri nk'impano nyine mbera aho ngaho nyine n'abandenze dukinana gutyo tutaragereye imbere cyane gato dore ko ubwo bushoti movie ubwo bushoti movie nibwo bwa bwarakweretse icyo uri cyo cyangwa n'ubundi wari usanzwe ubigerageza nizo shoti movie twahereyeho urayikina igasohoka nyine abayireba kuko njye nayikina ukayireba ndakayireba ntabwo njye nayireba mbwe ngo umukino ndagishoboye direct ahubwo uyireba utegereza comment y'umuntu iyo irebwe n'inshuti yawe nibwo biba ari byiza akakubwira imana ikina gutya wahindura utuntu cyangwa se akabwira ati mo effort ati ibintu birashoboka uzi gukina muri seriye niba ari role urimo gukina nimba ari role irimo burage akaba ari gukine nyine akagenda akubwira bitewe n'icyo akubona n'ibyo wakina. Nanone gato tutaragera imbere cyane hari ukuntu kwemeza cyangwa inshuti zigora ugasanga niyo nawe umunyarwanda avuze ngo nta muhanuzi waba kenshi ugasanga inshuti yaravuga ati mwana va muri ibi bintu pe va muri ibi bintu ugasanga nyine kubera ko iri kubona ko uri bwugitangira nihita ireba imbere cyane ugasanga yavuga ati pe va muri ibi bintu ranigiye mu bintu bya comedy se cyangwa se mu bintu bya filime ntabwo byinjiza iyo challenge ntabwo yigeze uhura nayo. Iyo challenge ntabwo yaba mu buzima ariko buriya sinema twese tuzinjiramo nta muntu uba ubyifuza yuko wakina nyine iyo sinema cyangwa se wakina iyo movie sibyo uvuga ngo kuri nk'umuvandimwe wanjye cyangwa se uri umubyeyi wanjye cyane cyane reka mvuge ku babyeyi ntabwo filime tuzikina ababyeyi babyishimiye yego uvuga ati hari ibindi wagakoze hari akandi kenshi wagakoze yego nyine wumva hano ni rwa bucantege ruhera ntabwo uhita wabyumva direct wowe iyo ufite objective uvuga ati ibintu reka mbigerageze hari uwabihereye uri munsi yanjye yego nawe ubwe hari aho yageze so why me kuki njye ntabikora yego nanjye mbe nagera aho ari cyangwa se mbe nanahareba umuntu akaba yaguca intege abavandimwe inshuti ariko wowe icyo ukora uba focused n'icyo ushaka yego buriya abanyarwanda ni abahanga bavuga ngo umuntu utekereza neza uzi icyo ashaka ntabwo afata icyo abona uvuga ngo nimba ninjiye muri sinema mfite objective yo kuzagera aho ngera kuri rwa rwego filime ushobora kubona ko urabizi sinema zitunze benshi cyane abazi ngo ngiye gukina filime igomba kuba mikoro yego aba nakibeshaho deje n'amafaranga avamo aho ngaho akaba yabyara undi musaruro cyangwa se akaba yajya no mu zindi business yego byose biba bishoboka ariko nta kintu wakora kuri isi ngo umucanike ariko ubigendeyeho just ugomba kuba focus ukavuga ati target yanjye niyo ngiyo iyi nimba ari sinema umuziki n'umuziki yego ukaba uzi urabikora byanga bikunda kandi byose no gusenga birashoboka cyane komeza umbwire twe tugeze aho ngaho utangiye gukina ubushoti movie burangiye utangira kwinjira muri shoti movie twazikingira ngo bitarenze amezi 8 ko ari menshi aba ari menshi nyine aho ari bw'umuntu kugira ngo yimenyereze ubundi shoti movie ni nko kwimenyereza umuntu kubera ko abenshi baba bagifite ama YouTube channel nyine ataragira aba views cyangwa se abasabu benshi yego itaranaba monetize igitangira nyine shoti movie ukayaheraho bakuze amezi 8 akaba uploaded ikintu bivuze ko nyine nta muntu ubirebe cyane usanga mu minsi 5 man birebwe n'abantu bagera muri 800 igihumbi se urumva muri iyo minsi bigaragara yuko content yawe
nyine irebwa cyangwa se ifite message tukina gutyo shoti movie zirarangira nyine abasabu barimo baraza views comment nziza so nyine turicara tuvuga ati right tutakomeza yego kuki tutavuga ku minota 15 twakinaga tugakina 30 ivaho tuje ku isaha yego ubu ngubu isaha minota 45 bitewe na content bitewe na content na film ugiye gukina. Ese kandi kantu nakwibariza kamwe Lewis ese ubona nko ku rubyiruko abajene bakiri batoya bashaka kwinjira muri sinema nyarwanda? bashaka kwinjira muri sinema yego uko babigenza yego kwinjira muri sinema ntabwo ubundi nta mwana uvuga kugenda n'abakomeye ntabwo washaka kwinjira muri sinema ngo tuzamukira muri sinema nyine cyangwa muri sinema iri hejuru kuko na casting zikorwa gutsinda rwose ni ibintu ahubwo uhera muri za filime ntoya cyangwa se y'amashoti muvi ikintu cya mbere ubanza no gutinya imbere ya kamera nabyo bijya bigorana cyane nabyo bikibazo kubanza ukamenya ngo nimba ndi imbere ya kamera inyuma ya kamera hari abantu bangana iki ukumva yego mana bari benshi ba director barenze babiri kameramani barenze batatu ukumva abafigira nk'igihumbi nyine kandi ugashika kakano k'isoni n'ubwo oya challenge nayo wagize nini cyane mbere ndabyibuka ngi imbere ya kamera muri filime nyine ubwo yari iyihe wibuka bwa mbere wahereye ukina n'intare y'ingore brats ukuntu arenze wana bari inshuti zanjye bankoresha ikiganiro bisanzwe hamwe ngari kumana kuki nayitashye filime ntabwo sinzi ko ndi capable yo kubona ntabwo nabibasha kuba ukitinya mbona nyisozo secondaire numva hamwe nayo kwabizi kuki ntabikora why not nye nagerageza filime bayishutinga iharanya gatari temana yaguhaye ikiraro noneho njye muhagarara imbere yari none ukigumva ukuntu nanakinaga script ikomeye nakinaga ndi sugar daddy no ari sugar mami njye ndi umuhungu intare y'ingore ari sugar daddy ari sugar mami ari sugar mama I mean sugar mami yego nyine urumva iyo haje no sugar mami n'iki hazamo n'ibintu ndabyumva wallahi bagarara gute nko ku ma escalier tuva mu nzu ubwo nyine ndumva ndi muri frame ya kamera na mic ziri hejuru nkenye nyuma ya kamera ari nk'abantu mani ngira ngo nimba nibuka bajyaga muri 20 na abantu ni benshi team yose kabisa yari hari nyuma ya kamera yego ubwo nujyeho ndavugishwa ndadidima ugira ubwoba cyane nta mumere ari professional mu bintu akora naye ni umustar w'amumere cyane tinyuka noneho arangije akakinisha nyine kameramani aje aranyigira ambwira ati dushira ubwoba aragutinyura ubona kamera eshatu zikuriho ukabona amatara araka uwo nk'eshatu zikuri ku mutwe shika ubwoba umva nyine nk'umuntu barimo barafotora urumva nyine cya gihunga narakirukaga gutya nkaba narebye muri kamera nazungutse umutwe gutya nkongera narebye mu yaha nyine nkajabiri ambwira ati tuzi umve ko umeze nk'umuntu uri muri shuti n'amafoto nyine byoroshye byoroshye ubw'ibintu bikeya
like nyine wibyihutisha nako kereka amanuka nyine biba gutyo man tugiye ndabyibuka kuko kuno dukina filme wakora nk'akantu katari muri script director agakatinga urumva ko bakatinga cyane nuko nyine amasaha yo gufotora agenda nabaraje kuri set usanga bavuga ati VP bimeze bite nk'amati ndabyo kicuru zira mu 12 uramumenye nawe yandi nyine mana yagize ndarangirwa kuki binazo ubundi nabiretse narangira ako kiganiro cyaza kurangira ubona nagiye ugacenge ntabwo kabona gutinyuka bro gutinyuka kuvugira imbere ya kamera ukamenya ukabuze ngo nimba ndakina filime sinakora muri kamera yego nimba ari ijwi ngomba kurikura mu gituza rigasamuka ryose apana gutinya abantu barahonga nyine ukisanga bwa mbere na mbere ukibona baguhaye script ukabona uraza gukinana n'Intarengwa donc ni umusitari wowe nibwo ugitangira ibwo byumvisha ute wabyakiriye ute muri make nanjye ninjye natinye script bayiguheza yanditseho amazina muzakinira muri filime yego apana y'umuntu nyanyayo bo icyo gihe yakinaga yitwa mu madodo ariko nyine akabyira umukobwa witwa Bebe naramuterekana nta bundi script tugena oya script tugena turaza kuzigarukaho zo turaza kuzigarukaho ko ntago nagenda nazivuzeho akaba yitwa Mama Bebe muri script director nawe ntiyambwira ngo nyine ntiyaba specific ngo ambwire ngo ngiye gukinana nande arambwira ati uzamubona nugera kuri set kandi muri la minsi yari hit cyane la minsi yari umustar cyane uramumeri mari no kumuhagurutsa udafite 600 yawe 600 rwose ubu byakira ute sasa ka tujye kuri set aba nyine ubwo nyine script ndayisoma iminsi nirarangira tugeze kuri set nimukubita amazi nakajabiro kenshi nawe umva ntabwo uri kubyumva neza ntabwo kabura leta abanyina baransetse bitwa Musafiri abaransetse nyina bamunyereka tuwundi ndamenya musubiza nyine nabuzaga director ku ruhande yamwari ko ntabwo ikibene n'uyu muntu umusitari n'ubwambe ngiye kuri kamera umuryango nze kudidima ako hari akantu wenda abantu bagiye bagira ahubwo bo bakishima kuba ko bagiye kubona n'umusitari kwa ko bagiye guke we ntabwo wagize so excited so rero kuba excited noneho nanjye nkumva ko ndi imbere y'umusitari urenze gutyo bwambe byo numvaga mana ari hit ngiye gufata yego bwambe yambere kuri kamera ikindi cya kabiri mana nunkareba ku nkuru none we arimo no kudirecting ntari gusoma script kandi kumusoma inyuguti urimo uraboroka yemwe arimo ahubwo arafasha n'abandi mani filime ayize mu mutwe arimo gufasha n'abandi nkari wayandi kandi atari wayandi mwana ifuse n'imikino ndamuhakana gende mwatero ntabwo twabigenza barakwanditse kandi none umukinnyi twabana direct ihangane ukore ncira ku bwoba nyura mu meri nyine ndanamushimira byatari mani yamaze mu bwoba mani ubundi navuga yuko mani niwe wanshyize muri sinema fresh mani yamaze ubwoba impamvu yo gukina filime maze gukina filime zigera mu 8 we dukinanye ebyiri muri filime 8 rero icyo gihe kugera ubu ngubu ntabwo ndi professional ariko byibura hari akantu gato byibura nzi kuri sinema reka tuvuge gato ku Ntarengwa nk'umuntu mwakinanye mu vi zirenze imwe wamusobanura ute ku giti cyawe kubera sena akunda gukina mu buzima busanzwe uvuga neza akunda abana kumva
seti rwose Mm. inyota ntiyakwica Yego. ntiyakwica ukeneye Imana Katumushimire cyane kuko turamushima kandi turanamushimira cyane turamusuje kandi turanamushimira kuko ni umuprofessional. Wenda tukiri aho ngaho Lewis ku ntare y'ingore, ngiye kukubaza aka kabazo ukumve neza. Ubona ukuntu Kiramani akina. Kiramani nawe ni umwacteur ubona ko ari mwiza kandi we na hit muri no minsi. Hari intare y'ingore mwakinanye, nayo warayibonye ubona ukuntu akina, nayo byari byose uramuzi. Abo ni abantu babiri, hari n'uwo bita bamenya. Nkubaza Kiramani, nkubaza n'abamenya. Cyangwa nze nkubaza abadamu gusa tuze kujya ku bagabo. Kadore ku badamu gusa ntarebe. Hari Mama Nick. Mama Nick uramubona wa mukecuru. Si umwacteur mwiza? Cyane. Hari n'intare y'ingore. Ugiye kumbwira abo bantu babiri bo guhitishijemo gukina muri movie yabo. Umuntu wahitamo kujya muri movie ye ni impamvu. Yego. Of course ndajya ku ntare y'ingore. Impamvu ni mama ndamwubaha ikintu cya mbere naho n'urwego ngezeho muri sinema. Yego. Ntabwo nari ndi person uri capable kujya imbere ya kamera ngo mvuge ngo whatever ngo wisanzure. ngo nisanzure kandi rwose niwe wabinyigishije kumva movie yiwe niyo na preferring kuba nakina. Tujye kuri side y'abagabo. Hari Kiramani, hari n'abamenya. Between y'abo bantu babiri ninde wahitamo kubera iki? Abo bagabo bose ni abahanga. Yego. Abahanga kandi nawe ngira ngo filime zabo barazikurikira cyane. Buriya filime ya Kiramani mani isaba ikintu bita imbaraga. Uzabyitegereza abantu bayikinamo mani baba bari strict bya atari bafite imbaraga nyinshi desha. Umva Kiramani amaze 5 years yinjiye muri sinema. Yego. N'urwego ariho ni rwiza. Umva bamenya we ishyamba bamenya ngira ngo we iyi filime yabamenya ya bwa mbere na mbere isi yari 2018 bwa mbere ngo bamenya yasohotse 18 itangira. Ariko nanone bamenya we nanone mujya muri casting zabo kuvuga ngo n'urugero wenda nimba Kiramani we nimba content afite ya filime agiye gusohora ukeneye uwo muntu ufite imbaraga ubona nawe uri sharp bya atari ari bwiruka nka mu kubaka gihe kagira gutya cyane kandi izo mbaraga cyane ntabwo sinzi ko nabishobora. Kiramani ni umukozi kandi mwiza unakunda n'abakozi be cyane neza. Burya ngiye gukina filime ntabwo ariko content zose wazikina. Nimba agiye gukinisha filime arabanza akubaze like nyine wiyumva mu gihe niyihe uri bushobore izarizo ukumva nimba hari ishobora. Yego. Zose wazishobora. Nk'iyabamenye yo ntabwo yagorana kuko yabamenye ntanayikina. Seti zabo nzijyaho uko bakina nk'inywera kuri wenda nkabafasha nko kuri sound gutyo. Abagabo bose ni abakozi n'abavandimwe nta kibazo. Urumva n'ubwo ngo wajya muya mvuga ngo na gofa bamenye. Urakoze cyane. Ni ikihe kintu wabwira umuntu ushaka kujya muri sinema? Ari ubwa mbere ashobora kuba ari mu youth cyambere burya mu buzima cyane cyose uzatekereza gukora niyo yaba atari sinema ari business bisanzwe ukumva yuko nugura challenges kuko nimba uri buhe n'ama challenges ukumva nturi capable yo kuba wabisimba. Simba naza mu guca intege si byawe vamo irukanka mu gufata agataro cyayigiye mu cyede ikintu cyose ugiyemo
ugafata umwanzuro ugafata decision kabisa yemeze ikindi kandi ukora ugikunze muri gukina filime uvuga ngo ngiye gukorera amafaranga ngo ntacyo wakuramo kuko urumva ubuzima bw'umuntu ntacyo wakuramo ubwo navuga beginners ubwo mvuga abasitari bamaze n'igihe navuga beginners nimba ugiye gukora ikintu kijye mu gikunze ukora ugikunze kandi ukore witanga kandi man byose birashoboka ntacyo utageraho akandi kantu hari ukuntu tujya tubona nk'izi filime nyarwanda ugasanga umuntu amaze nk'imyaka cyane bikunda kuba cyane muri izi movie z'inyarwanda ugasanga umuntu amaze nk'imyaka nk'itanu akora agakora agashyiramo izo mbaraga ariko ukabona ntabwo wa musaruro ari kuwubona bitewe n'ibyo we yashoyemo ariko wajya nko mu bihugu by'abaturanyi za Nigeria cyangwa se wajya no hanze ugasanga income bari kuyibona byihuse cyane ibi bintu wabisobanura ute nk'umuntu usanzwe uzi mu sinema usanzwe ubizi ibintu wabisobanura ute icyambere cyo ntabwo wa comparing sinema y'u Rwanda n'iya Nigeria Nigeria ituri imbere Nigeria iri imbere muri sinema cyane baranakora bro barakora kandi bafite n'ibikoresho ni na sinema yacu kuba yari iri imyaka 10 ishize si ku rwego iriho ubu ngubu urwego turiho mani rurashimishije ibikoresho birahari amashusho mazima n'abadirector babyize natwe ibintu bimwe biraza kabisa sinema y'u Rwanda iri ku rwego cyane none umuntu akora filime ikadindira cyane suko mani abatakoresheje imbaraga zose zishoboka ahubwo buriya twebwe tuzireba biterwa na content wowe ugize gute ufite ushobora kuba ufite content nziza pe iri attractive ariko ukaba uri wa muntu wa uploadinga filime kabiri mu byumweru bitatu ntabwo ari kumukikora cyane usanga uhozeho utora utubwira ati bimeze bite baratumenyereje yuko filime yawe n'urugero isoko wa kabiri yego usanga haciyemo iminsi ngaho icyumweru haciyemo ikindi cyumweru isohotse mu kundi kwezi tuyireba ndayibagirwa mani cyane ndayibagirwa pe byabo bikatushiramo bikatuvamo umuntu yishishikariza kuyireba filime ye twirebera ibindi ugafupinga uca gake bikarangira kagenda birangira barakora cyane barabasani Lewis ndagushimiye kubw'umwanya waduhaye ukaza hano kutuganiza kuri King Rwanda TV ica no wayibonye ute sasa katugaruke mu bintu bisanzwe mu bwa mbere dukoranye nziza kandi none mani murakora fresh nzireba koye mufite content nziza nagiye kuri nabwira bro twaje pull up byose mu buzima wayifoto urakora ibintu byose ukabihanira Imana kandi ndabashimira cyane umwanya mwampaye umwanya twamanye urakoze cyane dusoza ugiye kutubwira imbuga nkoranyambaga zawe unashimira abantu dusoze narifi amazina asanzwe ni Ngabo Nziza Lewis kuri Instagram ni Ngabo Lewis TikTok ni Ngabo Lewis X nayo nuko yego Facebook ngira ndumva izo mbuga X Instagram yego Twitter WhatsApp shimira abantu babiri muri kariyeri dusoza muri kariyeri ya sinema yego ya mbere ndashimira Narengore bakoze cyane bageze ndabimukesha ashimira director Dani yego director Juma CTU anyina bose ni kabiri kimbamo ni timu ngari CTU n'umubebe dukina nabo witwa Best nanda mushimira muri rusange man bose ndabashimira kandi bavandimwe
Special thanks kabisa. Special thanks, shout out to blessings of our blessings ku bantu mwese mwari mukuri iki kiganiro. Hano ni kuri King Rwanda TV. Dukomeze tubane, dukomeze dukundane kandi tunashyigikirane.